afite ukuri ibyo Sandra arimo arazana ni kuzi muraho neza abadukurikiye nkuko bisanzwe turi mu ruziga rw'uburinzi ibiganiro biyobowe na Theoneste Bigirimana ari kumwe na Sandra Mizero Nsengimana Philomene Paul iri kumwe natwe tubahaye ikaze. Ahashize twari turi kuvuga ku kijyanye na n'ikirango cy'umushinga uruziga rw'uburinzi. Twaganiriye mu ncamake tuvuga tujya gutekereza ikirango ni innovation cyangwa se n'ubuhanzi nabwo nk'ubundi bwose. Twari dusoreje ku ijambo rivuga riti muri systeme universelle cyangwa se y'ubuzima n'utizera ko Imana iriho afite ikindi kintu yizera. Psychology bavuga neza ko umuntu wese yaba yizera Imana aba atizera Imana kugira ngo abeho ubuzima buryoshye yumve ko atekanye mu buzima bwabo n'abapsychology ngo nuko ngo bafite ikindi kintu yizera kimurenza imbaraga ashobora kwitabaza igihe rukomeye. Yaba yakwiringira niba yanakwiringira akiringira iri cupa nta kibazo akaryita Imana ye, it's up to him, biramureba. Apfa kuba asetinze mu bwonko bwe ko iri cupa ari iki ariyo Mana ye, bivuga ngo nibyo yiringira. Nashaka kuba yiringira telefone niyo nyine, niba ari ikaramu niyo ngiyo. Ngo umwana w'umuntu kugira ngo yumve abayeho agomba kuba afite ikintu yiringira yizera ko kimurusha imbaraga ashobora kwitabaza mu gihe bikomeye. Ngira ngo ubu ngubu abashinwa bagira Imana nyinshi. Ushobora gusanga urabona nambaye isaha, hari agakomo wambaye, ni mu myizerere. Paul ushobora gusanga agakomo wambaye hariya ukaba uzi neza ko ariko kaguha iki amahirwe. Ngira ngo mu Kinyarwanda bagiraga ibyo bita imitsindo. Umuntu akagenda ku rugamba avuga mujya munabera no muri filime, umuntu akambika ndagakomo akamubwira ngo kaba kazagutera iki, kazagutera gutsinda. Paul ujibona warangiza avuga ati ibitangaza birabaye, ibisubizo birabaye, na successdinze cyangwa se natsinze, impeta yanjye wakoze wabimbereyemo neza. Ugafata igikomo cyawe ukavuga ati eba ndabona wankoreye umuti ibintu byaciyemo neza. Umwana w'umuntu yaba yizera icyo yizera icyo ari cyo cyose, yizerera mu mbaraga zidasanzwe zimurenze ubushobozi. Abe yemera Imana cyangwa atayemera, ariko icyo kintu kimusumbye ubushobozi cyitwa Imana ye. Abo ni abahanga babisobanuye, n'abapsychology babivuga neza rwose bati ni wumva ubayeho wumva ko nta kintu kikurusha imbaraga urarwaye, ntabwo uri muzima. Aka kantu rero niko twavugaga rero twebwe twizera Imana mu byo twabonye. Ariko iyo Mana ndimo ndavuga, uvuga ko ari Imana yo mu ijuru Allah, uvuga ko ari Uwiteka Nyiringabo, uvuga ko ari ushobora byose, uvuga ko ari Yesu Kristo, mu myemerere ye ntacyo bitutwaye. Ariko uvuga ko ari Rugaba, yego ayo mazina yose yo tuvuga y'ubutwari duhereza icyo twizera cyangwa se icyo twizera ko kiturenze. N'ubundi jambo rimwe rigaruka n'iki, ni Imana yanjye. Iyo Mana wizera ko kurusha imbaraga rero igufiteho ijambo. Iyo ngiyo rero niyo yiyaranje ikora ibishoboka byose ukajya utsindwa kugira ngo yitabaze. Dieu a fait un vide autour de nous pour mieux nous parler. Twasobanuye rero ibyerekeranye n'uruziga, tuvuga uruziga ibyo ari byo ko ari bwo buzima. Niyo mpamvu mwabonye igishushanyo kishushanya kivuga ngo ubuzima bwacu bwa nonaha bwa present, it's like n'uruziga. Ariko uruziga ruturuna rugenda ruvoma hashize rukongera rukavoma hazaza kugira ngo ufate ingamba. Ahazaza niba ari cyo watekerejeho wahereye ku byo uri kubona none wafashe ingamba. Urabona imodoka itambuka nziza ukavuga ati ariko giye imodoka ntabwo nayigura, hari icyo bitwaye se? Ibintu byiza. Ese mfite iki ntabwo nayigura, reka ntekinike ngo ibishoboka byose imodoka nzayigura. Ariko ikibazo giturutse kuki? Ku bitambutse ni imodoka nyine. Umuginga nsuzugure
nayo ni insanganyamatsiko, ansuzugure ko njye nta kintu ushoboye. Ya nijyo nyine, fata ingamba agusuzugure nyine, wikuri gutera nawe amagambo ubwo gusuzuguye, tekereza nyine ko gusuzuguye ko ntacyo ushoboye urakora iki? Urarwana? No, ahubwo bigutera iki? Imbaraga zo gutekereza, bigutera ishyaka. Ishyari ryiza ntiribaho n'ishyaka. Oya nta shyari riba ryiza, ryabaye ishyari ni haduwe, it's negative. Ni ikinyarwanda nyine kiza n'ishyaka, ariko namwe muzi. Reka aho ngaho tuharenge. Ni ikinyarwanda nyine buri wese abivuga uko abyumva, ariko icyumvikana cyo ishyari ryiza iyo ryamaze kuba ishyari ni ishyari nyine. Mu Gifaransa ni jalousie, Cyongereza ubwo murumva. Hanyuma rero mureke dukomeze, ndumva bishimishije. Tugeze rero ku kiganiro kivuga kiti uyu muzenguruko twe turacyasobanura iki? Turacyasobanura umushinga. Uyu muzenguruko rero w'ubuzima, mu maso yanjye niyerekwa mfite, uyu muzenguruko w'ubuzima niyo si ya nonaha ubayemo. Si byose? Niyo si ya nonaha, niyo si ya nonaha ubayemo. Buri muntu afite isi ye cyangwa tubayemo. Burya umugabo n'umugore bagiye gushinga urugo kuvuga ati tugiye kubana nk'umugabo n'umugore, burya baba bagiye gusetinga isi yabo, bagenda bakumvikana bakavuga ngo twebwe tugiye kurema isi yacu, dufite amahame duhuriyeho, tuzajya tubaho gutya, tuzajya dukanguka aya masaha, tuzajya tubigenza gutya. Iyi ngiyi nta tegeko riduhana, iyi ni isi yacu. Hanyuma nubwo mufite isi yanyu, ibyo mukora ni ibyanyu, birabareba, mufite uburenganzira. Niyo nyine mwarabikoze mu buryo bukurikije amategeko, mutarabikoze mu buryo bukurikije amategeko, iyo ni isi yanyu mwaremye. Paul ukiri ingaragu, isi yawe ni wowe n'uburiri bwawe na hariya uburi, niyo si yawe. Uyu nguyu ufite ababyeyi, isi, ufite abana, isi ye naho ngaho atuye n'umuryango we. Abantu kuki batangira kuza ngo wasi we ngo urananije? Iyo bavuze isi wumva iki? Isi yawe uri gushakira isi hehe? Isi yawe ni iyo ngiyo. Kera twajyaga dutera ngo abantu baringaniza urubyaro, ngo kuki ubundi umuntu akubwira ngo uringanize urubyaro, ubundi isi yawe yagombye kugutegeka ugomba kubyara. Nibyo igihe isi yawe nonaha uri murabura ibyo kurya, abana barwaye bwacyo uri kubyara. What? Ibyo bintu ni ibiki? Ese ibyo bintu birasirimutse? Ngo harira Imana ngo izabare sawa, ariko se ibihari ko turi kuvuga ku ruziga, ibihari ni ibihe? So aha ngaha rero turi kuvuga ngo umuzenguruko niyo si tubayemo. Munkurikire kugira ngo muze kumfasha aha hantu. Iyi si tubayemo rero igereranywa n'inyanja. Mu nyumve mwiyerekwa njya gutekereza uruziga. Iyi si turimo ya nonaha ni rwo rwa ruziga. Noneho mwiyerekwa ryanjye cyangwa se uko mbibona, nabonaga mu mbabare yenda sindivuze birebire, ubundi ndaza kuhagera nkomeza kuvuga iyerekwa n'abafilozofi barerekwa, hatagira umuntu uza kuvuga ngo Theo ngo arasenga cyane kurenza abandi. No, ibyo bintu bitaza gusobanuka gutyo. Abantu bose bagira uburyo bizera, bagira uburyo bakonectinga n'ibidafatika. Ibyo turaza kubigeraho, ariko ninkomeza kuvuga iyerekwa ntihagire umuntu uza kubigiraho ikibazo. Araza kubisobanukirwa iminsi uko igenda ikurikira. Rero mwiyerekwa ryanjye, abandi mu mvugo zisanzwe tuvuga muri vision mu maso yanjye bwite nka Theoneste, narabonaga nkabona ubu buzima bugereranywa n'inyanja. Iyi si igera, abahanga benshi barabivuze ngo iyi si igereranywa n'inyanja. Ukaba uyirimo Sandra, nanjye na Philomene bakunda kubazi ku izina rya Mamwungera bamuzi, na Paul. Iyi si tuyirimo nk'abari mu bwato. Tuyirimo nk'abari mu bwato. Ninjya kubabwira igihangano cy'uruziga njya kugitekereza n'uburyo natekereje umurongo tuzakoreramo, n'ibyo ngibyo. Iyi si tuyirimo nk'abari mu bwato,
turi mu nyanja nk'ubwato, turi mu bwato kandi isi ni inyanja. Ahangaha rero noneho ubwato buyobowe nande? Ubwato bufite ubuyobozi bugira kapiteni. Kapiteni rero w'ubwato mu busanzwe ni ababyeyi, parent, bigaragara. Abandi leaders, abayobozi batuyobora, bayobora igihugu kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'umudugudu. Iyi si ariyo Rwanda tubayemo, ariyo mudugudu tubayemo, ariyo sibo tubayemo, ifite abayobozi. Turi mu bwato kandi ubwato bufite captain. Abantu bagerageze kubyumva baraza kumva icyo nashatse kuvuga aho ngaho. Bafite ubuyobozi. Ubwato burayobowe bufite captain. Ashobora kuba umubyeyi wawe wowe utarageza igihe cyo kuyobora, ariko umuyobozi usanzwe nawe uzaba we, ariko nyine bufite ubwato bufite abayobozi. Ariko ngo nawe ukaba ushoboye kubwiyoborera, ushobora kuba ushoboye kwiyoborera. Tujye dukunda kubona abantu tugeze muri domaine yenda politique kavuga ngo suriya ko ari meya, ubundi gihe ngo akarere ngo sinakayobora. Yego wakayobora ariko so wemeye. None ntabwo ari wemeye. Hari appointment bamugize meya, wowe rero uyoboka. Yego. Ubwo mvuze ngo ubwo nabamutoye urakoze kunkosora ntaza kumva nkaho bamunomye yaratowe agirirwa icyizere. We yashobora kumutara mutora ariko abandi baramutoye. Oya haruburana akavuga ngo njye ntabwo nabigizemo uruhare, njyewe iriya nyana yemwe njye ntabwo nigeze nyitora. Nicyo twavugaga hari abantu bagira inzangano zabo icyo bita la hene, urwango. Bati iriya nani mbwa ngo Paul ubundi yagizeho gute? Ko twiganaga ari umuswa, ari ngiye w'umuhanga mu ishuri, ubundi cya Paul ubundi cyagezemo bite? Umva niba ari umuhanga umurenzeho, ibyo birakurira ubungu n'imiye. Yego uwo ni meya rero, ni meya ukuyoboye. Icara hasi, ni gitifu w'umurenge icara hasi, ni mudugudu icara hasi. Niba ubabaye ngaho nawe saba wiyamamaze baguha ubuyobozi uyobora. Nyine okay karakanyuze kera bajyaga bavuga ngo amahirwe aruta amashuri. Ngo amahirwe aruta amashuri. Ako kantu kanyuzemo kavuga gutyo bavuga okay niba hari nyine n'ikintu nigiye ku muntu hamwe nanyuze avuga ko siti n'est pas capable niba udashoboye nyine kurwanya ikintu, siti n'est pas capable d'écraser, il faut caresser. Niba udashoboye kugishwanyaguza ibintu turi bubasha byo kwishwanyaguza byakire byoroshye. Yego okay, nanjye rero murakoze. Ndacyari kuvuga rero ku bwato akantu tuba tunagateyemo kugira ngo abantu bagire imijinya n'abantu babiyemezi babaho ba contre succès. Umuntu agatangira ngo ariko ngubundi ngo Theo ngo uriya Ruziga ngo biriya ngo nibiki, ngo biriya ngo nibiki, ngo ari gukora ngo yose ngo nibiki, ngo uriya ngo n'umuhanga wa heya. Please reka twikomereze, nawe ukomeze ibyo utekereza, ariko twubahane mu isi. Ubwato rero bufite ubuyobozi. Navuze ngo ahari ariko nawe ukaba ushoboye kubwiyoborera. Ariko none ntabwo rero kapiteni niba guhavura ngo uyobore, ndakubwiza ukuri nawe uyobore rwose nakubwira. Ubwo ni Paul ukiri ingaragu ushoboye kwiyobora ariko akaba akiri iwabo. Erega ndi kuvuga amarenga ariko ndi kubwira abantu bakiri mu ngo z'iwabo. Ntangiye gusobanura ibintu. Iyi si tsarariki igiranwa n'ubwato, isi ni inyanja, hanyuma twebwe ubuzima tubayemo ni ubwato rwa Ruziga. Ni ubwato bureremba hejuru y'iki y'inyanja. Ubwo bwato rufite kapiteni. Kapiteni w'ubwato rero ni papa wa Paul na mama we, ni daddy we wa mugani mu ndimi z'abazungu. Paul rero nawe ndabizi ko wayobora ubwato, ubuzima bwawe wabuyobora, kuko turi kuvuga iyi si tuvuga ubuzima bwa Paul, ariko ubuzima bwa Paul buri mu bwato. Ariko ubwato buyobowe nande? Kibambara hari utaha sanga piziro bwato, ariko hano ni wawe wa muhungu. Cameraman turagusuje. Urumva ariko ubundi aha ni wawe. Utaha udukubita inzugi saa 5 z'ijoro, ubundi aha ni wawe. Niyo mpamvu kenshi abasore bakubita za Nexe aho bafite nyine
ahantu bamukubita inzu yo hanze kugira ngo utazajya userereza abantu bakaguha n'urufunguzo bati jya ugenda ntukajya usakuriza abantu. Baba baguhaye akato gatoya ngo ukayoboreho, ariko tugaruke ubuzima bwora buyoboye, ariko nubwo buyoboye ariko uri mu bw'abandi. Iyo mvuze ubwato rero wowe uri mu ubwo buzima bwo buri mu bwato, ariko ubwato bw'abandi. Twagiye ntabwo bereye kapiteni. Ahari rero twavuze ngo ahari uracyarimo kwitoza, ushobora kuba ukiri no kwitoza kubuyobora. Ni wa mwana ukiri wabo ukiri mutoya, wa wundi tuyobora Paul ntabwo waba ukimuyobora kwa kundi. Iyo mvuze abana ubwo mu yandi magambo ndimo ndaganisha ku bana bakiri bato, babandi bakiri muri nasari, muri primary. Umwana wundi yatangiye kurangiza adolescence, yinjiye muri ya myaka leta imuha uburenganzira bwo kuba yakwikorera. Ni imyaka 18 iyo twita capacité juridique, 18 kuba ashobora gukora iki, ashobora gukora ibikorwa mbonezamubano, agasaba akazi, akagira gute. Ni 18. Ubundi umwana wize neza ku myaka 18 barangije secondaire. Yes. Noneho rero mba ngusandura ko nakuteye murashotorana. Hanyuma reka dukomeze, mwihangane dukomeze, mureke tubaze twumvira ijambo kugira ngo tuze kuryumvisha abadukurikiye neza. Rero hari inyanja, hari n'ubwato. Ubwo amafoto abiri muyafate, turacyari kwiga ku mashusho. Hanyuma inyanja n'ubwato, ubwato bufite n'umuyobozi, leaders, parent, tifu meya, twabivuze. Ariko ngo mwibuke hano twavuze ngo umwana ukiri muto aravuga ngo data uri kunkanga ariko nanjye nzagira urugo rwanjye. Hari abana bazi gushyanuka bwa ati papa ibintu byo wihaye byo kujya unkanga. Ubwo umwana atangiye kugira 13 14 awugimbi atariko no erega nubwo uri aka kazu kawe se giye uri kubona ntazuba ngenzubaka etage. Dadi twumvikana ibyo kujya ushaka gukanga abantu. Imyigaragambyo twakoreye mu miryango reka tujye tubiganiraho nyine. Niyo mpamvu turi kubaka uruziga tuvuga tuzavuga kugeza isirangiye. Imana nitiza ubugingo, n'abandi bazatuzungura bazabivugaho, n'abandi bazaza mu ruziga bazazana izindi nsanganyamatsiko. Ariko ikiraha umwana arabwira ati dadi wakabije, uri murankanga ku kazu kawe kanga n'urwara, ahubwo genzubaka etage maze ndore. Arabura mu bwato kandi akiri uruhinja rukiri gutangira mu mbere secondaire, mu kabiri secondaire. Wenda kose muri ubwo bwato nyine, muri ubwo bwato rero umuyobozi nibyo wenda hari ukuntu abantu benshi bagiye bakora bitandukanye. Usanga hari abantu bakuze nyine wenda mu miryango imeze gutyo. Usanga umuntu yakuze mu muryango aho umuntu uvuga nyine ni papa wenyine uri buvuge, ni data uvuga gusa, abandi bantu bose meze nka kwa kundi ngo iyo atera ikivugirizo ahari hariya akiri kure. Sandra ahantu bihangane hararyoshye, tuzabigeraho biraryoshye kuko tuzagerageye. Nigeze mbwira abantu araho numvise ngiyo ngo gishaka ngo umugore ngari kugishaka, ubundi ngiyo utashye nimugoroba kugira ngo ubanze ukanga umugore turuka nkari akwirembo wasanga mutangiye kuzanamo spirit za gender. Mureke tuzazigeraho. Icyo twashaka kuvuga hano twashaka kuvuga mureke kwinjiramo indani. Mwe mureze turacyari inyuma y'urugo, ntabwo turinjira mu rugo indani. Mureke twumvikane ko rero isi tukivuga n'inyanja, ni inyanja turi kuvugamo ubwato, aribwo buzima bwacu buri mu bwato. Mwibuke rero ko kapiteni uyobora ubwato ayobora ubwato ariko ntiyabasha kuyobora inyanja. Niyo filozofi umwuka yambwiraga yansobanuraga. Kapiteni wa muyobozi w'ubwato ni umubyeyi wawe, nibyo ni kanaka, arayoboye, turamwemera, aranashoboye, araniyaminiye. Icyo akora ayobora ubwato, ako ntabwo ayobora inyanja. Ntabwo ashobora guturisha inyanja. Gusa buri gihe ahora yiga ingamba zo kurinda abagenzi atwaye mu bwato. Izo nshingano z'umubyeyi. Ahora yiga ingamba, technique z'uburyo yarinda, security measures, yarinda abantu atwaye mu bwato. Umubyeyi mwiza, umuyobozi mwiza z'ubwirinzi. Mu byo yiga rero habamo technique zo gutera imibare, imiraba cyangwa imiyaga mu nyanja, uburyo bushya bujyanye n'igihe
cyo guhatana kugira ngo abagenzi kugira ngo we na bagenzi be bagere ku merekezo yagenwe. Mwumva aka kantu? Mwibuke ko kapiteni ayobora ubwato ariko ntabasha kuyobora inyanja cyangwa ngo ayiturishe. Icyo ni kimwe, ntawe uhindura ubuzima buri ku isi, nta n'umwe ubishoboye. Gusa buri gihe ahora yiga ingamba z'ubwirinzi zo kurinda abagenzi atwaye mu bwato. Mu byo yiga, munyumve hano, harimo tekinike zo gutera imibare, imiraba cyangwa imiyaga mu nyanja. Harimo kwiga uburyo bushya bujyanye n'igihe, ikoranabuhanga. Ubwo buryo niba inyanja yarasaze cyane, ibi bihe bigaragara ko imiraba irimo iratomboka cyane, icyo gihe n'ubumenyi nabwo arakomeza yongera ubushobozi kugira ngo ubwo nicyo bita ubumenyi bushya, uburyo bushya bwo guhatana kugira ngo we n'abagenzi bari kumwe bagere ku merekezo yagenwe. Attention aha hantu. Yego, umubyeyi ashobora kuyobora umwana ariko ntabwo amugenera uko agomba kubaho ngo azakumire ibizamubaho, ntabwo yabihagarika. Aragerageza gukora ibyo ashoboye byose kurinda umwana, ariko ntabwo umwana azigera amera nk'uko umubyeyi yumva ashaka. Aha nitugera muri education mwaza kubyumva neza. Mwe munyihanganire gato mbaze nagize izi nteruro kugira ngo tujye twakora comment. Twateguye rero uyu mushinga mugari, uruziga rw'uburinzi nk'ubwato mu nyanja itoroshye. Ndimo ndasobanura ko twebwe projet yacu ni uruziga twateguye rero, tumeze nk'abari mu bwato. Equipe yacu imeze nk'iyoboye ubwato, imeze nk'iri mu bwato kugira ngo abandi baze batutraininge, hanyuma tujyane urugamba rwo gufatanya gukora iki, rwo gufatanya kuyobora, kurwana n'imiraba kugira ngo tuzasoze neza tugere ku merekezo. Uruziga rwacu rero tutegura uyu mushinga nicyo rwari rugamije, ni ubwato mu nyanja. Nk'uko umubyeyi ategurira umwana we, umwana wanjye ndifuza ko yagenda gutya, ndamurinda, ndagira gute, ndatanga inama, turaza kubigeraho. Nitugera kuri, nigeze nganira na mugenzi wanjye Sandra, turi kuvugana kera tutaratangira uyu mushinga, tuvuga kuri 3 protections cyangwa se ubwirinzi butatu. Turavuga ati burya umwana w'umuntu uko byagenda kose hari uburinzi butatu akeneye. Akeneye kurindwa n'ababyeyi, akeneye kwirinda aricyo twita ubwirinzi we bwite, self protection, akeneye n'uburinzi bw'Imana ishobora byose, divine protection. Wango hari parent protection, hari self protection, hari na divine protection. Nukuvuga ngo rero twebwe turi muri iki kigare twakwise, mujya mukunda no kuvuga ari na terme niyo munakunze iri jambo ryitwa ngo ubwato. Ntekereza ko namwe turi mu kigare kimwe. Byaje muri ikigare. No, byitwa biba ariko ikigare filozofi irimo nitwagiye ni gari ya moshi. Ni basi. Iyo bigiswe ikigare biba byabaye ryiza mu kabyanga ni kuri ikigare. Ariko turimo turakosora n'imvugo. Buri gihe umva mami, ubundi iyo bavuze hari imvugo ziza muri societe bakoresha ngo ikigare bakabihindura nk'uko ngo ingengabitekerezo. Umuntu yavuga ingengabitekerezo taravuga ngo ya genocide, mukumva ngo ni bibi. Ideology. Ese nyirizina kugira ingengabitekerezo ni bibi? No. Ingengabitekerezo zose umunyarwanda yita atekereza bitewe n'ihungabana, ahita atekereza genocide. Ariko ideology yavuze ngo uyu muntu ngo afite ingengabitekerezo. Ideology ugomba kwongeraho iki? Urumva ubundi mu busanga abahanga bavuga ijambo ubwaryo uko riremye, ingengabitekerezo ni ibintu byiza, ni umuyoboro, ni umuyobozi ngenderwaho, ni systeme wasetinzeho ugenderaho. Noneho rero iyo ni ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo ziba kwinshi. Hari ingengabitekerezo mu rukundo, ushaka kuvuga ati giye sinzashaka umugabo cyangwa sinzashaka umugore. It's a principle. Sebra twabita ko ari nk'umuyoboro n'umuyoboro ngenderwaho. Ni nk'abavuze ati giye nihaye amahame ngenderwaho, ni indongozi. Urakoze akira indongozi yanjye. Babona ama divorce ngo zaraba byarazambye, nabyo tuzabivugaho mu ruziga byose birimo. Twabona ibintu byaracanze, mukuru wanjye byaranze, kanaka mu rukundo byaranze, ngiye ibintu ndanabivuyemo, ngiye nta n'umugabo nzashaka, ndabiretse.
Paul kumva arakubwiye ati njye nta n'umugore nzashaka. So ugurumva deja yarahungabanye, ni cya kindi navugaga yahise ashyiraho ingengabitekerezo bitewe n'ibyo yabonye biramuhungabanya. Niyo mpamvu rero tugaruka tuvuga ngo ese urabizi neza ko icyo kintu wasetinze ngo ngiyewe ngo ntabwo nzakora iki, aho ni wihuse. Uruziga rwacu rero icyo rushinzwe ni ugufasha abantu kumva neza ibintu bari gufatamo ibyemezo ese nibyo. Ahangaha rero nk'uko nababwiraga nababwira ngo uru ruziga twatenguye umushinga mugari w'uruziga rw'uburinzi nk'ubwato buri mu nyanja itoroshye, aho duhamagara buri wese kwinjira mu bwato bwacu aribwo uruziga rutagira umupaka. Ntabwo rugira umupaka w'idini, ntabwo rugira umupaka w'ubuhanga, ntabwo ibintu biroroshye, biri soft. Iyizire, ngwino tubane, ngwino duhuze ibitekerezo, ibintu bizagenda neza. Twige gucunga, twige gukoresha imbaraga kamere zihariye twifitemo, nicyo nise potential, imbaraga kamere. Ese kugenda wari uzi ko hari uburyo abantu bakubona ko uri umuntu w'agatangaza ariko we ntabyo uzi. Twige guhuza ubushobozi, dufatana urunana, dushaka cyangwa tubyaza umusaruro amahirwe ahari, opportunities. Ahangaha rero murumva ngaruye mu kintu cyitwa potential na opportunities, kugira ngo aho bishoboka dukumire impanuka zimwe na zimwe. Murumva impanuka zo mu bwato, dukumire impanuka zimwe na zimwe ziteza umutekano muke mu buzima bwa muntu, turinda umuryango, turinda igihugu, turinda n'isi yacu muri rusange. Urugero ndibuze kuba tutagiye kure, hari urugero rwari ruhari, turagaruka nko mu rukundo. N'urugero tugaruke mu rukundo, twumva umuntu ngo yakunze, ngo bamwanze, ngo yiyahuye. Hari umusore hano mu Bugarama twagiye twumva ngo byahuye, yandika akabaruwa ngo jewe nagiye nababajwe na kanaka, mwumve ko ngiye kubera ko kanaka mbabaje yampemukiye, yasanze nyine ngo yaryamanye, ngo ari kuryamana n'undi wundi, ahita ataha mu rugo yihereza sumu ya panya, yandika urwandiko, arasezera. Mujya kumva mwumva mu mujyi ngo umukobwa kwa Rubangura ngo yuriye etaje, arangije kwa Makuza yego murakoze kumusora, aragenda gusa arahaguruka, arareba hasi, aravuga ati jewe ngiye gushwanyuka, jewe rwose Paul yambabaje, kandi rwose jewe nta bindi binisigaje, goodbye rwose, jewe Paul ntazongera no kumbona, sinshaka kuzongera kubona ababyeyi banjye, mwihangane, ngenda giye Paul yambabaje. Umuntu agahita ahagarara kuri etaje, agahita yinaga, ubwonko bugasandara, ubwo filime irarangiye, ubwiyahuzi. Ibi bintu rero ni uburwayi, bisaba ko tugasobanura tutari ko ubundi ni gute umuntu abaho akageza ubwo ashobora gufata icyemezo kimwambura ubuzima. Ubwato rero turimo ahangaha nicyo bushatse kuvuga. Turaganira ku rukundo, tuzaruganira se urukundo n'iki kintu gishobora gutuma ujya hariyo ukabara ubuzima, ukabarira mu bwa mugenzi wawe, kugeza ubwo ushobora kwiyahura ukiyambura ubuzima. Ibyo nabyo ni urukundo. Tuzarusobanura rero muri powers, mu mbaraga ziyobora umuntu tuzabisobanura. Uburyo abantu bagenda bakaba mu madini, bakirwa bajajinga abandi, bashinja ngo twe nitwe dusenga, ngo mwe musenga ibiki biri aho ngaho. Abantu baramara umwanya mu bintu bidafite umumaro. Baramara umwanya bari mu bintu bidafite umumaro, ukumva idini ryose rirakubwiye ngo twebwe ngo twukurikiza amategeko ngo y'Imana yose, ngo mwe ngo wapi, ngo abandi twe dusenga mu mwuka ngo w'umuriro, ngo twebwe ngo, ariko please, ibi bintu murimo muri kwiratana birabageza kuki? Isi yacu birayiganisha kuki? Ese biradushyira hamwe cyangwa biradutatanya? Abanyumva rero be kumva ko ndimo ndarwanya imitekerereze y'amadini, cyangwa nanjye mba mu idini, ndayoborwa mu itorero, ariko icyo twumvikana cyo igihe cyo kuritangaza kizagera, yego. Ariko ubu nonaha tukiri muri introduction y'uruziga, natwe ubwacu dufite groupe tuza kubivuga nyine irimo no gusenga. Harimo uyu mubyeyi w'umunyamasengesho, afite abandi bakorana bazajya bafasha abantu kuri deliverance. Rero aha hantu nagira ngo mwumvire ijambo ubwato, turiganireho, niturangiza twumve ese ubwato buri mu nyanja ubuyoboye gute n'ubuzima bwawe. Ese ababyeyi bawe bakuyoboye gute? Ese uko batekereza bagomba kukuyobora
ese mubanye neza muri ubwo buryo bakurinda barakurinda ariko ntiwemera ko bakurinda. Imana irakurinda ariko ntiwemera ko ikurinda. Niyo mpamvu ukomeza guhura n'ibibazo bikomeye byo gushaka kwirwanira. Urimo urarwana ariko ntabwo uri gutsinda, birimo biranga. Urimo urakomeza wizengurukaho. Way forward biragenda bite? Ibyo byose bifite aho bituruka. Ibyo ukunda cyane nibyo wiyeguriye, nibyo bikugendaho, noneho ngo byaba ngombwa bikakugendamo kandi bikakuyobora. Inzira ishobora kuba ikwiye cyangwa idakwiye, biterwa n'umuntu uca urubanza. Uyu muntu ari mu nzira nziza, uyu muntu ari mu nzira mbi, ariko inzira yose yabarimo hari ibintu bimugenga. Ibyo bintu Swati yabigizemo uruhare cyangwa ntabwo yigeze abigiramo iki? Ntabwo yigeze abigiramo uruhare. Ibyo wagizemo uruhare ni ibiki? Ni yasako twavuze ubushize. Ibyo utagizemo uruhare ni ibiki? Ahantu niho nshaka kubasobanura uruziga kugira ngo mwumve ya deliverance twavugaga ishingiye kuki. Kuko umwana w'umuntu abaye hazi aragenda ukabona ari kugenda, ariko biri kumubaho akabona biri kuba muri present, ariko ntabwo azi byateguwe ryari hazaza, ntabwo azi bigamije iki. Ibyo bintu rero Swati barabimuteguriye. Nitujya muri Bible muraza gusanga umugabo witwa Samuel, umutambyi. Umugabo witwa Samuel nyina ntiyabyara, nyina witwa Hana ngo yari afite umugore w'umukeba we Penina. Umugabo yari yitwaga Elukana. Noneho nyina wa Samu yari ingumba atabyara Samuel. Ageze aho agiye gusenga Imana, ari serious, aravuga ngo Imana nimpa umwana nzamutura Uwiteka azakorera Imana. Deje urumva yabyaye umwana wamugize iki igitambo, yamaze kumugira igitambo. N'umuhigo ariko urumva yawuhize kubita ari ibye, ku buzima butari ubwe. We yaragiye umubyeyi arahiga aravuga ngo umwana wanjye navuka nzamutura Imana. Aha hantu muhitondere, uko yavuze umwana wanjye navuka nzamuturane, none se abatizera Imana wo mu ijuru bakamutura ibindi tutazi. Icyo twita abakurambere bo mu bundi buryo cyangwa se abo twita mu Kinyarwanda. Se mvuge amashitani? Oya, reka mvuge ngo mu buryo bwa gakondo abifite indi myizerere. Niba uri yaratuye umwana Imana, abakurambere mu buryo nyine reka bwa gakondo mu myemerere ya gakondo niyo navuze. Mu myemerere ya gakondo ni imyemerere itemera Imana yo mu ijuru. Tubwire twumve. Bishobora kuba debate none dushobora kuzabikoraho ikindi kiganiro cyangwa tugakoraho indi debate iri kumvikanisha ibyo bintu, ariko nyine ngewe uburyo mbyemera ni uko iyo uvuze abakurambere papa wawe cyangwa se sokuru nabyumvise nabyumvise. Oya, twavuze mu buryo bwa gakondo, mu myemerere ya kera itemera Imana, kuko n'ubundi abakurambere bacu nabatubanjirije. Ariko tuvuze mu buryo bwa gakondo nabuze ikindi Kinyarwanda, ariko nimwumve bad spirit, nimwumve imyuka mibi, abantu bakorana n'imyuka mibi. Urakoze kudukosora. Niyo mpamvu babiri barutumwe, kuko jye uko nabivuga urakoze kubisobanura. Nabafite imyemerere ishingiye ku guhamagara imyuka mibi. Noneho rero turagiye umubyeyi araterekera, tubivuge gutyo, afite ibyo aterekera, arangije aragiye atongereye umwana, aravuze ati wa mwana wanjye we. Nge nagiye mpura nabyo aho nagiye mba mu buyobozi, ukabona rwose umuntu araje akakubwira ati ngiye ibintu biri no kumbaho ntabwo nzi ibyo ari byo. Izo ngero nzagenda mbibabwira abanze bo bazabimenya ibyo ari byo. Nagiye mpura n'abantu ugasanga umuntu yegereye inka ifite amezi, inka igahita ikuramo amezi, afite izo spirit z'umwijima, imbaraga z'umwijima, ariko ntabwo azi uko byaje. Njye uwo muntu naje kuganira nawe arambwira ngo turimo turaganira, ndimo ndamukurura, ndamubwira ariko siko ndi kubona ufitanye connection n'ibi bintu. Ndamubwira ndi kubona hari ahantu mwicaye mu kiraro. Ubwo navuze ngo amabanga yanjye abankurikira bihangane, ubwo tugeze mu bintu nyine bishyushye byitwa iby'imyuka. Imyuka idukoreramo, ko niba turi kuvuga ngo uruziga tugomba kuvuga ngo mbere yuko umuntu abaho hari ibintu bamutongereye. Ibintu bagutongereye ni ibihe?
yenda icyo kiganiro turaza kukigarukaho kuri chapter ikurikiraho kugira ngo dutere abantu amatsiko, ariko turashaka tuvuge ngo ibiri kumbaho hari ibyo nagizemo uruhare, hari ibyo ntagizemo uruhare, ariko ibyo bintu biri kunyobora, biri kungendaho, biri no kungendamo, biri kumbuza amahoro. Samu yagize amahirwe aba umutambyi, Samweli aba umutambyi akorera Imana nk'uko nyina yabyifuje. Iyo ni success. Ariko yo Samu yigomeka akanga gukorera Imana, byari kumugwa amahoro. Uwo mutongero wa nyina wari kumugwa amahoro. ntabwo ari kumugwa amahoro. Aka kabaro ka nyina wari urwaye ibyo yasezeranye, iyo contract nyina yasinye. Utekereza ko ari kumugwa amahoro adakorera Imana? Ntago wibaza, urumva nawe biteye amakenga. Iyo Paul kugaruka gatoya, ni ukuvuga ngo rero na wa wundi batambye mu buryo runaka, nk'uriya mwana yari umugabo ufite abana nawe, ariko papa we yarakimufite na nyina, mutuma ababyeyi, ndangije ibyakurikiye ndaza kubabwira, ariko twaje gusanga yarasangiraga mu byo bakoraga mu kiraro, icyo bita mu ndaro nyine, ubwo nicyo kiraro mu Kinyarwanda twororeramo inka. Icyo bakoraga, imigenzo bakoraga yo gutereka inzoga n'ubunyama bakabuteka, ni mu mitekerereze yabo, yarabifataga akabusangira, bamaze kubutongera nawe akaburya, akaba ngo asangiye n'iki n'abakurambere. ntabwo ari mu kiraro byinshi amatungo, Ni mu ndaro. Yego. Yego. Amasaha yatugendanye, mureke dusoze iyi episode, hanyuma tuze gusubukura, ubwo dutera abantu amatsiko. Ikiganiro gikurikiraho ibintu byo dushaka gusobanura, murumva ko twagenze gakeya, twatangiye kuvuga uruziga, turi kuvuga ko turi mu bwato, turi kwinvita abantu ngo baze mu ruziga, kuko ari ubwato buri mu nyanja. Mu nyanja n'uvuga ngo hari ibibazo byinshi by'imiraba byinshi, nibyo tuzakemura, tuzafatanya gukemura. Namwe niba mushaka muzaza n'insanganyamatsiko tuganire, niyo mpamvu muza kugera ahantu tuzavuga ngo way forward, turakora iki, abo bantu bafite ibibazo ibi n'ibi turabakorera iki, turabafasha iki, turafatanya iki, tugiye gukora umuhamagaro wacu, tugiye gukora ibindi bintu bidasanzwe. So ahangaha rero muri iki kiganiro gikurikiraho tuze kuganira kuri ijambo, ibyo dukunda, ibyo twiyeguriye, uburyo bitugendamo, uburyo bitugendaho, uburyo tubayeho tutabohotse kandi twagombye kubaho tubohotse. Ciao, bye, murakoze, turabashimiye.